Umubyeyi yabyaye umwana umwe gusa kandi uwo mwana yari uw'ikinege niwe gusa yari afite. Gusa uwo mwana yari umwana w'umukobwa kandi uwo mwana yitwaga Kevin. Gusa Kevin yahoraga ashaka ibintu birenze dore ko mu rugo iwabo nta bushobozi bari bafite kandi nta n'amikoro bari bafite, ariko Kevin ntabwo yabyumvaga, yahoraga ashaka ko yatera imbere ndetse akagira amafaranga menshi cyane. Dore ko se we nta wari uhari, yari amaze kuba yakitaba Imana. Kandi nyina niwe mwana gusa yari afite, rero byari ngombwa akamuhigira ndetse akamushakira ubuzima bwiza kugira ngo umwana azabayeho yishimye. Gusa Kevin we suko yabibonaga kuko yabotekerezaga ko kuba iwabo bakennye ari ingaruka, ndetse ari n'ubushobozi buke ndetse ari n'ubwenge buke nyina yabigizemo kugira ngo bakene. Dore ko atiyumvishaga kuntu bakennye muri karitsiye kandi abandi bose yabonaga muri karitsiye y'iwabo bari abakire cyane rwose. Nuko rimwe Kevin yaje kwegera nyina ndetse abaza nyina ati ese mama, reka nkubaze ikibazo, wakoze iki cyangwa se n'iki waba warakoze kibi ku Mana gituma uhora ukennye gutya koko? Ko mbona abandi bose tubana muri karitsiye ndetse n'ababyeyi mungana nabo badafite abagabo bakize ndetse bafite amafaranga, wowe mama byagenze bite? No kubera iki koko uhora ukennye? Ndebera nka gutya nta byo kurya dufite, nta myambaro mfite, mpora mu ikanzu imwe kandi abakobwa bose tugendana urabizi mama baba bambaye neza. Ati Kevin mwana wanjye, rwose ibyo ngibyo ntacyo bivuze ndetse nta n'icyo bitwaye. Kuba uhora mu ikanzu imwe rwose nanjye ntabwo mbikuze ndetse nta nubwo ari uko mbishima mwana wanjye. Kandi nabariya bose ubona bakize rwose ntacyo bahaye Imana, dore ko bafite n'ahandi babikora mu yindi mico itandukanye. Kandi rwose mwana wanjye urabizi njye ndi umukristo, ibyo ntabwo nabigenderamo. Ariko mama njye ntabwo mbyumva rwose, ubwo bukristo bwawe butuma twicwa n'inzara ndetse tugasonza umunsi ku wundi mama njye ntabwo mba musobanukiwe pe. Hoya rwose mwana wanjye Kevin, uyu munsi niko byumva ndetse ni nako ubitekereza, ariko numara gukura ndetse umaze kugira imyaka myinshi uzajya wasobanukirwa icyo kuba umukristo bivuze. Kandi mwana wanjye uzasobanukirwa icyo kwirinda ndetse no kwirinda kwiyandarika icyo bivuze, kuko ubu ngubu ntabwo wabisobanukirwa. Ndabizi mwana wanjye ubu ngubu ushirege amafaranga ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko mwana wanjye numara guca Kenya ndetse umaze kuba wakura rwose uzabimenya ndetse ubisobanukirwe. Hoya rwose mama ntushake kumfata nk'umwana gitambambuga, urabizi neza imyaka 23 maze kuba nagira ndakuze bihagije ku buryo nabasha kubona ibintu ndetse nkabisobanukirwa. Rero mama wifata ndetse ureke no kumva ngo ntekerereze ndetse ushake kunyobya uve kuri sije nshaka ko tuganiraho. Hoya rwose mwana wanjye si kukuvanga ndetse si no kugutekerereza, gusa mwana wanjye ugomba kumenya ndetse ugatekereza neza kuko nguko ariko kuri guhari. Hoya rwose mama uko kuri ntabwo nkumva pe. Rwose mwana wanjye reka nkubaza, ushaka ko nishora mu busambanyi nk'abari abagore bose wirirwa ubona bahora bazana abagabo mu nzu kugira ngo babashe kuba babona ubutunzi? Ese mwana wanjye ushaka ko mba umutekamitwe njye nirirwa mbeshya abantu ko nkennye ndetse ko naraburije kugira ngo mbashe kuba nabona amafaranga mwana wanjye? Mwana wanjye ibyo ngibyo sibyo ndetse nta nubwo ari byo narimbiwe mwana wanjye. Ndabizi neza igihe kizagera ndetse nzabona amafaranga, ariko ubu ngubu rwose mwana wanjye ntabwo ntekereza ko kujya mwiriya mico ndetse no kuba najya mu buraya ndetse ngakora n'ibindi bintu bigaragara nk'ubutekamutwe kandi byo bikwiye mwana wanjye. Ariko mama uransetsa, none se ubundi uzaguma gutyo? Biza hari ahantu turi guteganya akazi basi mama, hari umuntu wabuze ndetse waba warakuteguriye akazi ku buryo utekereza ndetse ugateganya ko basi ako kazi uzakabona ukabona amafaranga. Kevin mwana wanjye rwose nawe uransetsa. Nuko Kevin ntiyanyuzwe gusa agiye kuryama, ariko mu kuryama kwe ntabwo yigeze atekereza nyina ko ibintu yamubwiraga ko ari ukuri, ahubwo yatekereje ko nyina ashobora kuba ari injiji ndetse adatekereza kure cyane ugereranyije n'abandi babyeyi bari baturanye. Nuko bukeye Kevin yagiye gusura inshuti ze, ndetse mu kujya kuzisura yasanze habaye ikirori cyo bita birthday cyangwa umunsi mukuru w'amavuko w'umwe mu inshuti ziwe. Ati Kate yakombona se wateguye ibintu byinshi ndetse byiza cyane. Ati yego rwose Kevin boyfriend wanjye yanteguriye ndetse ndakeka ntubona se ko ibintu ari byiza ndetse ko birenze kuba byiza kurusha uko bitekereza? Ati yego rwose Kate ndabibona ni byiza cyane pe, uzi ko nteye ifuhe, ibaze ko nanjye next week rwose afite birthday, ariko rwose ngiye mama ntiyakigera nabitekereza ngo abinkorere. Kevin gituza mwana uceceke, ubuse mama waje umubarira mu bagore rwose bafite icyubahiro ndetse banatekereza kure we. Ariko nabwo umwana ntuntukire mama rwose, nubwo ari umukene buriya mama yarandeze ndetse yaranduhanye, rero kuba ari umukene ntabwo ariko wagakwiye kuvuga rwose. Erega Kevin kuvuga uko biri ntabwo byica umubano rwose. Urebye mama reba abana bose bari ahangaha bose si bafite ba nyina gusara, reba bariya bose si binege. Reba Debora urabona atari kinege, hari undi muntu bafite babana si we na nyina gusa. Ubwo se reba Debora nk'ijipo yambaye urabona ko ntakeye, reba inkweto nziza yambaye, ariko we reba izo nkweto ndetse n'iyo kanzu sibyo wazanye ejo bundi nabwo twagiye mu kirori cyo kwa Kate ya wundi. Ati uravuga cya kindi cy'amazina wawe se? Ati of course sezo n'ubundi wari wazanye.
Shaketi yambabarira no se kari bwo bushobozi mfite nari kuzikuraho kandi ko nta nundi muntu wapfa kuntiza inkweto ze. Yeah, of course nibyo nanjye nyine nkubwira. Bishatse kuvuga ngo mama wawe rwose ninjije ntabwo azi kuba yashaka amafaranga. Ariko Ketia please stop rwose kandi nagusabye sinzi impamvu utari kunyumva. Gerageza unyumve rwose ntabwo nshaka kuntukira mama ndabizi neza n'umukene ndetse nta n'ubushobozi afite. Ariko nzi ko akora uko ashoboye kugira ngo mbashe kuba nabaho neza. Rero ceceka ndetse ureke kuba wavuga rwose ibyo bintu byose ureke gutuka mama kuko nawe rwose ari mama wawe ntabwo wakishimira kumwumva hayo magambo. Aha Debora ndabona uyu mukobwa rwose yayigize ibamba yanze kunyumva. Ati se nanze kukumva aho gushaka kumbwira iki gihe wahereye umbwira ibyo wambwiye byose ari amafuti nta na kimwe nigeze numva ndetse nanatekerejeho. Ariko sha birababaza rwose kubona umukobwa w'injiji kandi bigaragara ko akuze. Ese Keti kuri gutukana cyane wowe ko wahindutse byagenze biti? Oya rwose ntabwo nahindutse Kevi ahubwo nuko mandi kukubwira ibintu ntubyumve. Use mama warigiye ashaka abagabo b'abashuti be bakama amafaranga yabiki. Sha uransetsa nawe rwose. Ese uyobewe ko mama rwose ari umwadeperi kari umukristo? Kari umwadeperi. Ariko se mani wagere ku bugoryi ubuse koko mama ngiye se umwadeperi ujye ubona atari n'umudiyakoni. Oya Debora urumva uko byasa kose mama wawe rwose arabivanga nimba ari umudiyakoni sajya no muri iyo mico urumva rwose ari byiza. Yewe humura uzamenya ukuri rwose mwana uracyari muto. Naho ubu ngubu rwose sinzi ibyo urimo ndetse sinzi n'ibyo uri gutekereza. Gusa mwana wagakwiye gutekereza ndetse ugatekereza kure ugashaka uburyo wabonamo amafaranga. Dore ko wanize mu bigo biciriritse rwose kubona akazi kuri we biragoye cyane. Igihe uhereye wapurayinga ahantu wari wumva banagusubiza. Sha naho nagiye barambwiye ngo mbahe ruswa yo ku gitsina ndanga ati ndumva rwose waramaramaje ugomeza ubyimbana izo boro zabwo wenda hari icyo zizakumarira. Nuko Kevin yahise kabwira Keti ati Keti ahubwo reka amatiko reka nkwibarize mwana nyine mbwira ibi bintu ndabigukoreshereje ko nzi ko mama wawe rwose nawe agugubira kurekura amafaranga ye bigoye. Ati ninde wabinkoreshereje ubundi se nimukubwira urabikoraho iki ko mama nawe wigira idage? Ati wapi mwana ntabwo ari ukwigira idage rwose ahubwo we gerageza umbwire mwana gerageza umbwire rwose ushaka uburyo wasobanurira neza. Ndabizi neza mwana nanjye nkeneye kuba nabona amafaranga use ko kuri kubona nzaguma gutya we. Okay sumva se kutangiye kumenya ubwenge. Wegende iwanyu bitekerezeho niba bikwiye ndetse binasobanutse umaze kuba wakisobanukirwa uzaze ngiye nguhe link y'umuntu waguha amafaranga ndetse mugahuza bikagenda neza. Okay sha nta kibazo rwose reka ntabwo nzaba nkubwira reka ngende ngiye kuba nabitekerezaho ubwo ngubwo rino joro nibyo ndara ntekereza ejo nzaguhamagara nkubwire ukuntu byagenze. Ubwo nyine uzahita umpa iyo link debe ko nanjye nasa neza nk'abandi bakobwa. Okay sa rwose ntari bingenda wowe ubwo tuzaba tubonana. Nuko ikirori cyararangiye Kevin ahita akataha gusa mu gutaha ba Ketia ndetse na ba Debora basigaye aho ngaho baseka cyane ndetse banywa amayoga bishimye cyane. Ati se Debora ubu uriya mukobwa rwose wirabujangwera ibwa zabugezahe? Ati sha wajumba bari umukobwa utanaho umusore ngagende ndetse bacira ingamo ku mafaranga abayigize abandage ngo ubusugi bw'inga zabo twarwa na sheri we ndetse ngo bashyingiwe. Biriya se bintu se buriya batekereza birya hewe? Ati ariko sha man nyamara Debora uriya mukobwa kuri ameze nge mba numva nyine nanjye washira mwaburiya buzima bwe byaba ari byiza. Ati ese kandi Keti gute se ubu ngubu we? Sha wamba bari ubu ngubu kujyajya mpora nyamwabira bigabo bindusha imbaraga turyamana ubona ngiye mbyishimiye mwana. Ubuse kuko ndetse ko ntarandura sida reba nk'ubushize nakuye mama dageze murangaye uzi kubera ibintu mwana biguma bitwangiriza. Ati sha biratwangiriza ariko ngiye mba mbona nta bundi buryo no se ubwo nguko ko twabigenza gute we? Sha nyine sinzi uko twabigenza gusa pe mba mbona ubu ngubu bibaze mwana kuryama no bushize naryamanye n'ikigabo kibyibushye gifite ibiro byinshi cyane nari cyari kigiye kuba cyankuramo umwuka ariko bitewe nuko ari amafaranga nyine nta kundi nabigenza gusa pe. Nuko Debora nta kundi nabwira Kevin gusa shamba mbona buriya buzima bwari bwo bwiza pe kubaho nta muntu gutesha umutwe kubaho nta bintu nyine kuri yabayeho mwana arya ibyo abonye mba mbona ari byo byiza. Ati ndumva rero ubuzima ari gushegera rwose waba umugezamo nawe atabukunda. Ati sha ariko nabwo umwana abayeho mu buzima bubi. Ati nyine abayeho mu buzima bubi gusa sinumva ko rwose koza muri ibi bintu rwose tuba turimo ntago ari byiza. Reba nka mama wawe ejo ndi siba mumenye ijisho Debora. Ati sha wareka n'iki ko atari gukuramo amataratara mu maso rwose ari guhora yambara amafime y'umukara rwose byaranze pe. Sha nyine ngahebaze pe nyine shatse kuvuga ngo biriya bintu nta mahoro abirimo mwana nta mahoro abirimo ahubwo nuko nyine tuba turi guhigahiga tujya mu byo tutazi naho ubundi nta mahoro abirimo. Reba kuntu mama wawe yabaye ijisho araryikoreye ubuse sha waretse mwana wakubwira kuntu byibura banserereza. Atahandi byoroshye ahubwo we dore ukibivuga bahise ko bampamagara.
ati se kandi ninde uguhamagaye? Ndi kubona ari wa musore rwose. Ati wuhe se kandi? Ndi kubona ari Gedeon. Ati Gedeon mwana atanga ku mafaranga, mwitabe ndetse umuvugishe wumve ibyo ari byo. Nuko Debora yise ko yitaba Gedeon. Ati Debora bimeze bite se? Misa rwose sweetheart, amakuru yawe se? Ati sha amakuru ni meza gusa nyine ndi kumva nshaka kandi kana ndi kumva rwose sinzi wa undi wari wampaye maze kuba namuhaga. Ariko Gedeon nawe rwose jya ureka gukabya buri munsi rwose abakobwa wese ibyo bintu ujya ubona uzabishobora. Ariko Debora wambabariye, hari amafaranga rwose mba ngusaba, hari ubutunzi bwanjye rwose buvuye iwawe, wajya unyihera abakobwa nkirira ko amafaranga nyafite. Urumva hari icyo bitwaye rwose, jya unyihera amafaranga nirire mwana, nta kibazo birimo ndetse nta n'icyo biteye. Ati sawa rwose nta kibazo, hari umukobwa ndi guciringa nabwo naza kuba yakunda naza kuguhuza nawe ndetse muhe nomero zawe, gusa n'umwana mwiza ndabizi uraza kuba wamukunda, gusa karitonda n'akana k'agakristo. Ati utwo nguko rwose nitwo mba nshaka twitonda, tutarabo dushinze, tutaramera nkawe. Asa Gedeon ngombwa nkubwira ibyo bintu rwose binshengura umutima. Ati ya rwose baby nyine I'm sorry nivugiraga, ahubwo nyine reka nkureke ubwo ngubwo uraza kuba wampa link nyine uraza kumbwira ibyo ari byo. Okay sa rwose nta kibazo, ubwo turaza kuba twahuza. Nuko Gedeon yaseka kupa Debora. Ati Debora ninde mwavugana gase? Ati ariko rwose nawe Kate yawibagirwa vuba, sinari nkubwiye ko ari Gedeon wowe? Ati sa rwose nimba ari Gedeon nta kibazo rwose, gerageza umuvugishe. Ati ndamuvugisha kandi yankubye, none se yakubwiraga ibikira? Ati ntuzi se ko ushize nari namwohereje agakobwa? Ati of course wari wamwohereza agakobwa ndetse keza kananutse karyoshye rwose. Ariko Kate uzi ko umaze kuba ikiraya we? Ati se kandi maze kuba ikiraya gute? Agakobwa gato kandi karyoshye ngahibaze nk'ibyo bigambo buri kuvuga we. Wacu umenya ko mwana we suzi ko mama wari umukristo? Ati umukristo wese ko yabyibagiye ko mama nawe yizanira abagabo kandi byitwa ngo ni umukristo. Niyo mpamvu nyine nakubwiraga ngo buriya buzima nyine Kevin abayemo nanjye nakabwifuje pe, ujya ubona nyina kuntu yirinda ndetse ataniyandarika. Wareka n'iki se? Wareka n'iki ko nyine nanjye mba numva buriya buzima nabo bubamo, gusa nyine we kubera ko atarabo buvamo ngo aze hano rebe kuntu bimeze aba yumva yashegeye kutubayeho. Gusa shanjye sinifuza pe habe ngo nanabitekereza kuba naguma muri ibi bintu, ndetse nimbona amafaranga make shanza ahita ko mbivamo pe. Nyine ni mwana uriya mutipe yambwiraga ngo mushakire umwana, kandi nyine Kevin niwe ngiye kuba namupasa tu. Sa rwose nta kibazo rwose mu mupasa ntacyo bimbwiye ngewe. Gusa Kevin aho yari ari iwabo yakomeje gutekereza ku bintu inshuti ze zari zimaze kuba zamubwira, ari gutekereza ko yabijyamo ndetse kugira ngo abone ko yabona amafaranga. Gusa kiri gutekereza ibyo ngibyo mama wese kamusanga mu cyumba ndetse amusanga yihebye cyane ari kure mu bitekerezo. Ese Kevin ko mbona watekereje kure cyane, ko mbona uri kure bimeze biti mwana wanjye, byagenze biti? Ati mama ntacyo, gusa nyine ndi gutekereza uburyo nabonamo amafaranga, gusa nyine byanshanze sinzi mama, kandi pemba nkeneye amafaranga, nkeneye kubaho neza mama, kandi nkeneye kwambara. Ariko rwose Kevin mwana wanjye nzakubwire kugeza he koko? Amafaranga uzayabona. Ese hari icyo udakora sohora wapurayinga ndetse usaba akazi? Yego rwose mama mpora napurayinga ndetse nsaba akazi, gusa narakabuze. Oya mwana wanjye ntabwo wakabuze ndetse nta n'impamvu yo kuba wacika intege, we gumeza wapurayinga ndabizi neza uzakabona. Ariko mama wajya ureka kunsubizamo ibyizere bidafite aho bishingiye koko. Ubushize sinagiye kugasaba ndetse nkabonye bakansaba ruswa yo ku gitsina nkabimba bagahita ko banyirukana mama. Of course mwana wanjye ko niko gaciro kawe ndetse ni nabwo bunyangamugayo bwawe rwose ufite. Ibyo bagusaba ukabyimana nibyo bituma rwose mwana wanjye ukomera ndetse ukaba umukobwa w'umunyarwanda ndetse mwiza. Mwana wanjye ibyo nibyo bituma umwarikazi rwose. Ati umwarikazi? Ubuse mama kuba umwarikazi nambaye ubukweto bumeze gutya ndetse n'ubukanzu bumeze gutya nibyo bigushimisha? Ariko Kevin mwana wanjye uzi kuba wibagiwe ko turi n'abakristo? Basi mwana wanjye ujya wizera ko Imana izakugira neza ndetse igahindura amateka. Ntuzi abantu benshi bari abakene ariko kubera kubaha Imana ikabagirira neza. Abantu benshi bari abakene ariko kubera kubaha Imana ikabagirira neza. Mama rwose izo renge ndetse n'ibyo bintu rwose utangiye ngiye mama maze kubihaga nta nubwo nkibyumva pe. Ariko Kevin mwana wanjye rwose urantangaza. Ubuzima bwose wishimira kuba wajyamo ndetse ababurimo bashobora kuba bahangayitse mwana wanjye kukurusha. Rero mwana wanjye ushaka watuza ugatekana ukiga kubaho ndetse ukanyurwa n'utwo ufite, kuko ndabizi neza ubuzima ushaka ndetse ubuzima wowe washegeye buri munsi ababurimo bashobora kuba batagukunze mwana wanjye. Rero ibyo bitekerezo ufite sinzi ibyo ari byo ndetse sinzi n'uburyo uri gushaka wabonamo amafaranga. Gusa mwana wanjye uburyo bwose washaka wazabonamo amafaranga.
buzabe buri perfect mwana wanjye, buzabe ari uburyo bwiza ndetse butabasha kuba bwakwangiriza ubuzima. Oya mama rwose ibyo bintu uri kumbwira sindi kubyumva, ndetse uburyo bwose ubu ngubu kuri iyi nshuro nabonamo amafaranga mama, rwose ayo mafaranga nayakorera ndetse nkayabona kuko nkeneye kuba nabaho neza. Aha mwana wanjye niwe mwana gusa wanjye w'ikinege wenyine mfite, uri umwana umwe gusa, nabwo mwana wanjye wishe ntaririrwa pe. Nimba wumva ari byo washegeye ari byo uri kumva ushaka rwose courage, ntacyo nabikoraho ndetse nta nicyo narenzaho, ubwo wenda uzaba umbwira ingaruka zabyo. Gusa mwana wanjye ugerageze wirinde, ntukishore mu busambanyi ndetse no mu bindi bigarire byose, kuko ibyo bintu byose rwose nta kindi bishora uretse urupfu. Sawa mama rero ujya kuryama mama nakumvishe pe. Kevin umbwiye gute? Oh I'm sorry mama. Ngaho basi mama, ngaho rero ujya kuryama nakumvisha, ibintu wavuze byose nabyumvishe, nkeneye kuba naryama, ejo hari utuntu uzabyuka ajyamo. Utuntu uzabyuka ujyamo se kandi mwana wanjye nutuhe, kandi ko nzi neza ko nta kazi ufite, ubwo n'uduce uzabyukiramo kuko mwana wanjye. Yewe mama nubwo iyi kanzu ari imwe gusa mfite, nkeneye kuba nayifura. None se uzayifura igihe kingana gute? Aha igihe cyose nagifura mama, ntacyo bitwaye, gusa ajya kuryama ndumva mfite ibitotsi, tuzasubira ejo. Sa rwose mwana wanjye nta kibazo. Gusa bukeye Kevin yahise kahamagara ba Debora, gusa mu guhamagara Debora yahise kamubwira ko yamuboneye umuntu ndetse bahuza. Ati Debora arisho wabonye umuntu twahuza? Ati yego rwose nabonye umuntu mwahuza kandi ndabizi uramukunda, bamwita Jedeo. Ati ko numva Jedeo ari ikizina cy'abantu bakuru se we. Sha ni umuntu mukuru se gusa kahubwo afite n'amafaranga menshi. Ati yes rwose niba afite amafaranga reka nze ndetse ndaza kuba nakuvugisha nimugoroba namenye ibyo ari byo. Oya rwose kandi Kevin nanga kutagira gahunda, umugoroba w'iki se kandi ubwo ngubwo bwaba bugiye kuba bwakira rwose. Ahubwo we nimba uri mu rugo karaba usange ku muhanda uhite koza ndetse mbahuze mwana, utangire ukorera amafaranga ugabanye ubugoryi, kandi ubwo bugoryi rwose nibwo buzatuma udakira. Ubu ngiro muvugana ndetse utangire ukorere ku mafaranga mwana, ureke ibyo ngibyo. Ati yes rwose nta kibazo, reka nze ndetse mashe kuba nakorera kuri ayo mafaranga pe. Nuko Kevin yahise ko yitegura vuba ndetse aragenda, gusa mu kugera ku irembo nyina yahise kamuhagarika. Ati se Kevin ugiye ko mbona mu gitondo ugiye utarwiyambitse? Ese mama nijoro sinakubwiye ko nshobora kugira gahunda rwose mu gitondo? Ati no se mwana wanjye ko wambwiye kuri bubyuka ufura, ubu ngubu rwose ugiye kuba wafura? Mama byarangiye mbihinduye, nyine hari umuntu ngiye kureba, gusa ndaza guhita ko ngaruka ntabwo ndi butinde. Okay sa rwose mwana wanjye ugenda Imana ikugenda imbere kandi wirinde rwose. Yego rwose mama ibyo ndabyumva ndetse uhora ubimbwira nta birenze. Sa rwose mwana wanjye genda. Nuko Kevin yahise kagenda ndetse yahise kahura na Debora, gusa guhura na Debora yahise kamwereka amafoto ya Jedeo. Ati Kevin uyu nguyu rwose nakubwiraga, ati wow, ati ko mbona sari umukire cyane, reba kino kimodokari yicayemo. Ati ubusaka kari akamodokari ni ikimodokari, nuko utazi amamodoka afite. Uyu mugabo ni umukire ku rwego rufatika, wowe numushimisha gusa ukemera ibyo agusaba ndetse ukabikora. Cyane kubwiza ukuri Kevin uraza guhita kukira ndetse uraza kuza ushimira pe. Ati yes rwose nta kibazo, none se biragenda bite? Sobanura njye nta na kimwe nzi rwose. Ati wongeye kuguha nomero ze, naguhamagara urahita kumumenya, ndetse nta nubwo ari ngombwa ngo umuhamagare, araza guhita kwihamagarira, araza guhita kugutegera imodoka ndetse akubwira aho uri buze kumusanga, ubwo muraza kuba mwahuza. Ati kesa nta kibazo rwose. Kevin bahise ko bamuha nomero ndetse bakimara kuzimuha Jedeo wahise kamuhamagara. Ati Kevin bimeze bite se? Ati bimeze neza nta kibazo. Ati se ko ntabamenye bimeze biti? Ati ntabwo wamenye nomero zanjye, ntabwo Debora yigeze aziguha se? Ati wow, ati I'm sorry rwose yazimpaye gusa nari ntarazisevinga, niyo mpamvu ntigeze mbamenya. Ati muko gukora amakosa arani gute udasevinga nomero zanjye? Rwose mu mbabarire rwose ngiye guhita ko nzisevinga. Ati okay fine, noneho rero njye kukohereza agakabu ndetse ute kunsanga ahantu bari buze kuba bagushita, turaza guhita ko tubonana. Agakabu se nagaki kandi ko ntari kubimenya rwose. Yewe ni imodoka rwose ngiye ko nakohereza iri buze kuba yagutwara ndetse gushitsa aho nshaka, ngo turaza guhita ko duhura ndetse ndakubwira ibyo turi buze gukora nitumara guba twahura. Sa rwose nta kibazo rwose Jedeo ndakumva ndetse gira uyohereza dore ko ndi ku muhanda. Nuko Jedeo yahise ko yohereza imodoka, gusa Kevin mu kubona imodoka yahise katungurwa kuko yari imodoka nziza cyane. Gusa shoferi yagendaga areba Kevin ndetse akagira agahinda kenshi cyane. Ati se muko ugiye hera? Ati se ndakeka rwose ibintu byawe ari ugutwara abagenzi ndetse ibyo bitakureba. Ati rero umukobwa rero ntabwo nkuzi ndetse nta nubwo tuziranye cyane,
gusa rwose abakobwa bose ntwaye muri iyi modokari nuko bagenda bavuga rwose nyine bagenda bavuga ngo akazi kanjye no gutwara nta kindi kindeba. Gusa rwose ku nshuro ya gatatu iyo basubijeyo rwose bose baba barira ndetse bafite amarira menshi, baba bicuza icyatumye bagenda. Njye rwose aka ni akazi kanjye ndetse nta nicyo nabihinduraho, gusa rwose nabwo sinabura kukubwiza ukuri, ibintu wishoyemo ntabwo ari byiza mukobwa. Dore ndi kubona uri n'umukobwa mwiza washaka akazi ndetse akakabona. Atahe ese ushaka nze kuza kuba naguteza bosi wawe? Ati no prezi rwose kuko urabizi neza aka kazi niko kantunze ndetse niko kabeshaho abana banjye, rero urumva rwose nta mpamvu yo kongera ibyaha ku bindi. Ati ibyaha ku bindi se gute kandi shofe? None se uri gutekereza ko aho ugiye ari muri kiliziya? Rero ntushake kongera ibyaha ku bindi ngo ushake gutuma abana banjye rwose babaho nabi banyirukanye mu kazi. Ati yesa rwose nta kibazo, tugende wowe nshitsi iyo nshitsa nta kindi rwose kikureba. Nuko Debora yaragiye gusa mu kugenda yagiye atekereza ku magambo shoferi yari amaze kuba yamubwira. Gusa koko wamugana amatwi ari mu rupfu ntiyuma, ntabwo yigeze abikurikiza ndetse n'inama ze ntabwo yigeze azitira, ahubwo yahise kagenda ajya kureba Jideo. Mu gushikaho Jideo yari yabwiye shoferi kuba yamushitse, yahise kanezerwa cyane dore ko yari abonye ko ari hoteli nziza ndetse irenze. Gusa shoferi yakomeje kumujyana ndetse amujyana amushitsa mu cyumba Jideo yari arimo. Nuko shoferi yahise kasezera Kevin arigendera. Gusa Kevin mu gushika muri icyo cyumba yaratunguwe cyane dore ko cyari icyumba cyiza ndetse kirenze. Ariko mu kuhagera ntabwo yigeze agora Jideo dore ko Jideo yamuhaye amafaranga menshi, gusa Kevin mu kuyabona yahise kata ubwenge. Rero mu guta ubwenge byahise ko birangira baryamanye. Mu kuryamana Kevin yahise kata, gusa mu gutara wa mushoferi yarongera amucyura. Ati se muko ibyo washakaga wabibonye? Ati se uri kumbaza iki twagende tukangeza mu rugo? Gusa Kevin mu gushika iwabo yasanze nyina yamutegereje ndetse nyina ahita akamubaza ati ese Kevin mwana wanjye kutajya gutaha bwije none byagenze bite kuki wakererewe mwana wanjye? Ati mama sore nyine nari nagiye kureba abashuti banjye rwose none ndi kumva nananiwe reka ndyama. Ati ese kuri kugenda gutyo mwana wanjye byagenze biti? Ati mama urabizi ko uri umukene rero nagiye n'amaguru cyane ndi kumva nananiwe rwose pe, ahubwo ndeka njye kuryama. Ati yesa rwose mwana wanjye genda ujye kuryama. Nuko Kevin yaragiye ndetse araryama, gusa nyina ntijya bitinzeho dore ko umwana we yaramubwiye ko yagiye n'amaguru ndetse ko yananiwe cyane. Gusa Debora agiye kubona ndetse abona Jideo aramuhamagaye. Ati Debora umeze ute se? Ati Jideo umeze neza sinaraye nkugaburiye neza. Ati sha cyakora mwana none baraye mpamije pe, uriya mukobwa rwose namukunze byari byiza cyane, ahubwo ujye uhora ushakira udukobwa rwose tumeze nk'uriya rwose pe. Ati Jideo urase ntabwo mugumana? Ati umva se kandi Debora nawe kuko biza hari umukobwa rwose ngenya ndyamana nawe kabiri, uriya na nomero ze rwose namaze kuba nazisiba ndetse namushize blacklist. Ati kandi Jideo wasanga utakoresheje condom wabaye wamwanduje bya birwara byawe. Ati akashaka arakana kundu kari kameze nari kwirwa nkoresha agakingirizo, ahubwo agira umugisha nasanga nta muteye sida. Gusa ngiye guta ko njya muri Amerika kandi sinzagaruka vuba, rero rwose uzagira ibihe byiza nyine, reka ngohereza agatipu rwose ngohereza amafaranga nkoreye ibintu byiza rwose none. Sa rwose Jideo urakoze kandi Imana iguhe umugisha. Ubwo nyine akazi kanjye bishatse kuvuga ko ugiye kuba wagapfobya ndetse kukagiye kuba karangira. Oya rwose Debora akazi kawe rwose ntabwo karangira, tuzongera tuburane ndetse tuzahita ko duhuza kuko ntabwo nzatindayo nzamarayo nk'umwaka umwe, kandi rwose amafaranga nkohereje nureba kuri konti yawe ndakeka yaba yagutunga pe, kandi washingamo business irenze kereka nushaka kwaye ndetse ukayagira nabi. Ati okay sta nta kibazo rwose. Sura mukobwa muhaye angahera? Ati mba nkubwize ukuri rero Debora uriya mukobwa nkurikije n'ukuntu yanejeje namuha amafaranga ntigeze mpundi mukobwa wari we wese. Ati wamuhaye angahe se? Tuzi ko namwohereje miliyoni 7 kuri account ye. Ati what? None njye ukaba umpaye 2 miliyoni 3? Ariko Debora wagira ikagufuha koko, miliyoni 3 wampaye umukobwa umwe gusa najyaga nguduhumbi 100 hari icyo bitwaye kuko wagumanya yo ngayo. Ati none Kevin ndamukizwa n'ikira. Gusa Kevin aho yari ari mu rugo yari aryamye ndetse ananiwe cyane, gusa mu kureba kuri konti yasanze hari amafaranga menshi cyane ndetse aranezerwa cyane. Gusa hashize iminsi 3 nyina yawe Kevin yagiye kubona Kevin atangiye kwambara neza ndetse asigaye abaho neza mu buryo butandukanye n'ubwo yabagaho. Nahise kagira amatsiko ndetse atangira kubaza Kevin ati se Kevin ko mbona wambaye neza ndetse waberewe amafaranga yakuye he ko nzi neza ko nta kazi ufite? Ati nyine mama nagize umugisha mbona akazi niyo mpamvu uri kubona ameze neza gutya rero. Ariko mwana wanjye nubwo wabona akazi rwose ndakeka bataraguhemba ku buryo waba wambaye neza ndetse umeze gutya iyo telefoni waguze mwana wanjye. Ati wa rwose mama nta birenze.
atari ko rero mwana wanjye nubwo uri kumbwira ngo ntabirenze warahindutse pe ndi kubona waranaherurutse sinzi ukuntu byagenze. Ati mama ubwo nyine nuko nsigaye mfite amafaranga niyo mpamvu meze uku nguku. Ati yesa rwose mwana wanjye ubwo ngubwo niko bimeze. Nuko Kevin yahise kajya kureba abashuti we ndetse ajya kubareba yambaye neza ndetse kugira ngo abashe kuba yabiyemeraho ndetse abereke ko nawe yahindutse yabaye umusirimu nkabo. Gusa mu kwagira Kate yawe ntabwo yigeze abikunda ndetse nta nubwo byamunejeje. Bitewe nuko yumvaga Kevin yaguma mu buzima bwiwe arimo dore ko weho ubwo yari abayemo atarabwishimiye. Ati se Kate yakoma n'utishimiye kandi mbona nanjye naberewe nsa neza nkamwe bimeze biti. Ati shobora Kevin we hari ikintu utazi rwose. Ese ko mbona wambaye gutyo wiyambitse gutyo bya bindi wambaraga bishize hewe. Ati bya bindi narabijugunye nabonye bitambereye atari style yanjye. Ati nge rero bira nibyo nabonaga bikubereye ndetse nibyo nabonaga binyuze ndetse nibyo byatumaga buri muntu wese rwose akubaha. Atase kandi Kate yakoma n'utangiye kumpinduka se wajya gumbwira ngo nambaye nabi ndetse ngo ndi umwana uciriritse meze nabi cyane none utangiye kubona nambaye neza rwose utangiye kunshinya cyangwa wangiriye ishyari. Ati kugirira ishyari se nge ndiri wanyu cyangwa urangaburira gusa nyine ibyo bintu ntabwo bikubereye pe nibyishinze nubwo ujye ubona nambara neza ujye ubona nambara utuntu tumeze gutyo koko. Ati aha ndumva wanshegeye ndetse watangiye kungirira ishyari pe. Ati ntabwo nakugirira ishyari rwose mwana wanjye ahubwo sera ko naherutse numva ngo wabonanye na Jido wagiye kwipimisha urebe ko utanduye sida ndetse kataguteye inda. Atuvuze ataha nihitiraga rwose gusa wagakwiye kugenda ndetse ukareba uko uhagaze kuko uriya mugabo rwose ngo nta muntu bajya babonana na musiga amahoro. Ati Deborah ibintu ari kuvuga nibyo. Ati ya of course rwose ibintu ari kuvuga nibyo ahubwo gira ujye kwipimisha ndetse urebe ko uhagaze neza pe. Nuko Kevin yahise kavaho ngaho ndetse afite ubwoba ndetse afite n'umujinya mwinshi cyane ahita akajya kwa muganga. Gusa Kevin mu kujya kwa muganga baramupimye gusa mu kumupima basanze ibisubizo rwose atari byiza habe na gato dore ko basanze yaranduye sida ndetse anatwite. Kevin yatashye ababaye cyane ndetse byamurambiye ndetse ari kwibaza uburyo agiye kubaho. Bityo se katekereza kuba yakiyahura. Bidatinze Kevin yahise kagera ndetse yurira etaje ndende ahita kayimanukamo ndetse ariyahura ahita kapfa. Gusa mu gupfa nyina yaje kumenya amakuru ndetse amenya amakuru ko umwana we yiyahuye. Ariko nyina nawe rwose mu kumenya ko Kevin yiyahuye ntabwo yiheza byakira dore ko nawe se ko yihikinne dore ko yabonaga kuba adafite umwana we Kevin bitari gushoboka. Yese ko yiyahura ndetse nawe amwukina nahita kapfa. Gusa Deborah ndetse na Kate aho bari bo bakomeje kwiheba ndetse bagira agahinda kenshi cyane dore ko urupfu rwa Kevin na nyina nibo bari babimaze kuba babigiramo uruhari. Dore ko bahise ko bajya ku nzego zishinzwe umutekano barirega kuko bumvaga nta mahoro bafite dore ko batekerezaga ko rwose kuba bapfuye aribo babigizemo uruhari. Bahise ko baguma aho ngaho ndetse barabafunga dore ko biciraga urubanza ko aribo bakoze amakosa. Inkuru yacu nahangaho irangiriye nkwibutsa gukora subscribe utarayikora ndetse na like na share ndetse na comment. Imana ibarinde yari Dave Rwanda.